ndabakiriye mwigisha ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Rabo de sekere yarabo shakara yarabo rado sekebo rado sekere yarabo shakara yarabo Imana ni nziza. Imana ni nziza ibihe byose. Amen, amen. Amen, amen. Uyu munsi ni umunsi w'iteka duhaye kugira ngo twongere tuwishimiremo kandi tuwunezererwemo. Muhimana icyubahiro kuko yatwongeye undi munsi. Haleluya. Imana yatwongeye undi munsi ngo tuwishimiremo, ngo tuwunezererwemo. Buri cyose kije imbere yacu twebwe kiba ari umugisha, kiba ari umunezero. Hari abantu bategereje yuko hari ikintu umunsi ushobora kubaha cyangwa umunsi ushobora kubagirira, ahubwo umunsi ubona umugisha kuri twebwe, kuko ni twebwe Imana yashyize umugisha, yahinduye umugisha. Uyu munsi rero ufite amahirwe kuko dufite. Ufite amahirwe yuko natwe tuwurimo. Umunsi uhabwa umugishwa natwe. Umunsi utuzanira umugisha. Ukwezi guhabwa umugisha natwe. Nahabwa ukwezi ariko kutuzanira umugisha. Hari abantu baposiponinga imigisha yabo ngo mu kwezi gutaha ngo bizagenda gutya, mu mwaka utaha bizagenda gutya. Ntabwo bizagenda gutyo, ahubwo uwo munsi uragutegereje. Ngo ibyaremwe byose ngo bitegerezanye amatsiko, ngo bitegeranyije amatsiko ku itariki runaka wasezeranyije cyangwa amabwifuti bateganya kuguha. Ntabwo uwo munsi uwutegereje wowe, ahubwo uwo munsi wowe uragutegereje. Uravuga ngo Silvestre azagera kuri itariki ryari, Silvestre azangeraho ryari. Iminsi nayo iradutegereje. Ngo ibyaremwe byose ngo bitegerezanyije amatsiko. Haleluya. Bitutegerezanyije amatsiko. Iyo ugeze ku giti kiravuga ngo nguye nambutseho, nta nubwo nazabe n'umugisha kuko icyo giti kikubonye. Iyo ugeze ku nyoni kunyuze yavuga ngo uri asarabizi ko nanjye nkeneye umugisha we. Haleluya. Umugisha, twagize ubwiza, twagize umunezero. Imana yaraducunguye. Imana ariko ntabwo muzi agaciro twebwe dufite. Ntabwo muzi agaciro twebwe dufite. Ubutaka hari igihe buba bubundikiye zahabu, bukayibundikira ubutaka bukaguma aho ngaho, ariko ntabwo buzi agaciro k'icyo bubundikiye. Umuntu aragenda akigizayo ubutaka kugira ngo azagere kuri ya zahabu yibushwe muri bwa butaka, ariko ubutaka ntabwo bwigeze bubimenya. Nuterwa ubwoba n'uwo nguwo wenda ukwanga ubwanga ngo arakwanga. Nuterwa ubwoba n'ibyo bibazo n'ibiki byose. Ntabwo bizi ngo Stefano barimo kumutera amabuye, akajya bareba akabaseka, akababwira ngo data ubabarire. Akareba mu ijuru akavuga ngo data ubabarire. Ntabwo bazi icyo bakora. Iyaba bari bazi icyo ndicyo, iyaba bari bazi ubutunzi bundimo, ntabwo bagakwiye kurambura ukuboko ngo bakanera amabuye. Data ubabarire. Ntabwo bazi icyo bakora. Haleluya. Haleluya. Ubwiza bw'Imana buratugose. Ubwiza bw'Imana buturiho.
ariko ibaza agaciro dufite iyo Imana yemera kwambara umubiri ikaza muri twebwe ikemera ikamanuka ngo kuko uwo nguwo atabonye ko kuguhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ntabwo yigeze abigundira ngo avuge ngo reka nkomeze nibande n'Imana ngume muri uyu munezero. Akemera akamanuka akaza akabana nkatwe akambara umubiri akagenda muri iyi si. Yesaya yabiraniye ngo yari ikijegije ngo nta bwiza yari afite, ngo nta kintu na kimwe cyari gutuma tumukunda ngo yari afite, ntacyo na kimwe yari yibitseho. Yari umwana ngo kumubabaje, bamurebaga nyine babonaga ari uwo nguwo, uko bagenda niko yagendaga, barabonaga bakarebera mu mubiri akavuga ati uyu nguyu nta kimurimo, ariko ntabwo bari bazi ikimurimo. Natwe rero Imana yaremeye iraza kugira ngo idukure muri urwo rwobo, ituzamukane natwe duhinduke nkayo, duhinduke abana bayo. Kuvuga ngo data cyangwa papa, umwana yaguhamagara papa ariko ntiyakwita data, kuko twebwe yamaze kuba data. Ni ukuvuga ngo nundi turi abandi ituyemo, turi ubundi bwoko ituyemo, turi uwundi mugisha irimo. Twagizwe umugisha. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana, kuko uyu munsi wahiriwe kuko udufite. Uyu munsi wahiriwe kuko watubonye. Aya masaha y'amasegonda uko atera arimo gutera kuko adufite. Turamutse tuvuye mu iyi si mwaba mureba iby'isi ihura nabyo. Turamutse gatoya tuyikuyeho ikirenge, iyi si yahura n'akaga gakomeye. Biramwivugisha ngo intambara zo muri Ukraine ngo ibiki n'ibiki. Turamutse gusa gatoya tuvuyeho hano, mwahita mureba ibintu biri buze kuba kwiyisi. Reka dusome muri Timoteyo wa mbere ibice ni 6. Twagakwiriye guhera ku murongo wa 12, ariko nifuje ko duhera imbere ho gatoya. Duhere kuri 11. Aravuga ngo ariko woweho Timoteyo wa mbere ibice 6 duhere kuri 11. Ariko weho ng'umuntu w'Imana, ariko weho hano Paulo yabwiraga Timoteyo yarameze nk'aho ari umuhungu we, ubundi umuntu wifuza kumenya gusobanukirwa neza iby'ubwami twahawe cyangwa aho twashize. Wagagombye kuzasoma kino gitabo cya Timoteyo wa mbere n'uwa kabiri, wenda ahantu handitse Timoteyo cyangwa ibyabwirwaga Timoteyo, wowe ukajya wumva urimo kubyibwira, cyangwa ukaba wumva ari nkawe Paulo yandikiraga. N'ubundi zino nzandiko zandikiwe twese. Ari abantu bavuga ngo urwandiko rwandikiwe ngo abaki ngo twebwe rutureba rute. Ntabwo bazi impamvu, kuko izi zari inzandiko zasomerwaga mu hame, abantu bakazumva bakazimedita, mbese zabaga rwandikiwe Timoteyo ari we ruri bugereho, ariko agenewe kurusakaza mu bandi bose, kugira ngo ni nkanuza ni nk'uko ku iposita bavuga ngo hari iposita wenda ya Gikondo, iyo ngiyo akaba ariyo yakira ibyo ngibyo, then ibyo ngibyo bikaba distributed. Izi nzandiko rero n'ubundi rwandikirwaga Timoteyo, ariko rukamugeraho nkanuza nkaho ruri buze gushyikira, ariko agomba kurusakaza. Ntabwo arufataga ngo arubike nk'aho ari urwe urubitse, nk'aho ari we bamwandikiye nk'uko wakwandikira umukorege wawe. Rero namwe nimukajye mugira ngo ni urwandiko rwandikiwe Timoteyo. Uru ni urwandiko rwatwandikiwe, ntabwo Timoteyo akiriho ngo arusome, ni urwandiko rwacu. Nimukaruharire Timoteyo ngo ariko woweho, ubwo ngubwo ahangaha nashatse nashyiramo izina ryanjye, ngo ariko woweho muntu w'Imana, ujye uhunga ibyo, ahubwo ukurikize gukiranuka, kubaha Imana, kwizera, urukundo, kwihangana n'ubugwaneza. Reka tubaze dusobanureho hano gatoya. Hejuru hari ibyo yamubwiraga twavuga ko ari nk'ibyo by'imirimo ya kamere, bya bindi by'abakamere bakorera mu mubiri bakora byo hejuru.
narwo nifuza wenda no kubivuga kuko biriya nago bindeba kuko nago ngiye ndu wa kamere kuko uwa kamere niwe umera ibyo ngibyo ariko twebwe tugeze kuri umurongo wa 11 amaze kumubwira ibintu by'ibisindisha ibintu byo gukunda imiya ibiki byose amaze kumubwira ngo ntukabyiteho ariko aramubwira ngo ariko woweho dore ikintu noneho woweho ugomba kwitaho ariko weho muntu w'Imana ariko weho wacunguwe n'Imana ariko woweho wabaye umwe na Kristo ujye uhunga ibyo ngibyo byo hejuru bya bindi wita bibi aho ujye uhunga ibyo ahubwo dore ibyawe noneho ngibyo ahubwo ukurikize gukiranuka wihuze no gukiranuka kubaha Imana wihuze no kubaha Imana kwizera wihuze no kwizera wihuze n'urukundo wihuze no kwihangana wihuze n'ubugwaneza ibyo ngibyo nibyo by'abana b'Imana ujye urwana intambara nziza yo kwizera usingira ubugingo bihoraho ibyo ngibyo urimo kwihuza nabyo ibyo ngibyo amaze kuvuga dusomye iyo urimo kwihuza no kwizera iyo urimo kwihuza no kubaha Imana iyo urimo kwihuza n'urukundo iyo urimo kwihuza n'ubugwaneza iyo urimo kwihuza no kwishima iyo urimo kwihuza no kubana n'abana b'Imana iyo urimo kwihuza no kumanyagura umugati iyo urimo kwihuza n'ubuzima bwawe wahariwe muri Kristo Yesu ibyo ngibyo nibyo yita intambara nziza yo kwizera ibyo ngibyo kwihuza n'ibyo ngibyo agishoni urimo gukora no kugira ngo uhuze ibyo ngibyo ukareba ukavuga ngo njyewe ndi umwana w'Imana n'urukundo reka nkore urukundo reka ubugwaneza reka nseke nishime nezerwe ibyo ngibyo nibyo byanjye reka ndwanye umunabi reka ibi ngibi si byanjye ibi ngizi imbuto ndimo kwera kuki ndimo kwera izi mbuto zitagakwiye kwera kuri njyewe kuki iyo urimo kurwana n'ibyo ngibyo ushaka kubyikura uvuga ngo njyewe ntabwo ari njyewe urwara ntabwo ari njyewe upfusha kuko izo ntabwo ari imbuto nahawe ntabwo ari njyewe umushumeri ntabwo ibyo ngibyo ari ibyanjye ukavuga ati njyewe ibyanjye ni ugutsinda ibyanjye ni ugusa na Kristo ibyanjye ni ubugwaneza ibyanjye ni ugusengera abarwayi bagakira ibyanjye ni ukuvuga mu ndimi ukiherera ukavuga mu ndimi iyo urimo kwihuza n'ibyo ngibyo nibyo yita intambara nziza yo kwizera intambara nziza yo kwizera fight of faith ibyo ngibyo urimo kwihuza n'ibyo ngibyo wagizwe byo nibyo byita intambara nziza yo kwizera ngo ujye urwana intambara nziza yo kwizera usingira ubugingo buhoraho iyo urwana intambara nziza yo kwizera usingira wakira ubugingo buhoraho wakira umunezero wakira ibyishimo kuko ibyo ngibyo nibyo Paulo n'undi yigeze kwandikira ndakeka hagati yawe umunezero dutangira gukwakamo ibyishimo bitangira gukwakamo urukundo rutangira gukwakamo utarusanzwe urugira utangira kubona nawe hari ibintu byabaye manifeste muri wowe utangira kubona hari ubundi buzima utangira kubona hari abandi bantu batangiye kuza mu buzima bwawe baguhereza impano baguhereza iki utangira kubona hari appointment urimo kugenda wakira utangira kubona hari ibindi bintu birimo hari indi miryango irimo kugenda ifunguka utabigizemo uruhare atari uko wasenze cyane utangira kubona kubera yuko hari umurongo washize ushaka kujyamo utangira kubera ko hari intambara nziza yo kwizera warwanye ukavuga ngo reka ngendere reka mbe uwo mwagagombye kubawe reka no gukomeza kugendera mu buzima butafite intego nabyita abadive bagira igitabo cyitwa ngo ubuzima bufite intego noneho hari n'ukuntu njyewe iyo ndimo kurwana intambara nziza yo kwizera hari n'igihe iyo urimo kurwana intambara nziza yo kwizera hari igihe abantu bagufata nk'aho uri umusazi kuko hari ibintu nawe ufataho umwanzuro wawufata nimba ari umuntu ufatiye akaba ati uyu muntu umenya hari afunga mu mutwe cyangwa mu kimwe akaba ari ukundi kuntu yiyumva ariyeme
kubera iki warimo kurebera hahandi ariko wowe urimo kurwana n'intambara nziza yo kwizera. Uravuga ngo ni gute ushobora kugendwa banga ngo njyewe ngo ntabwo mpfa, ngo njyewe ntabwo napfa, njyewe ntabwo mpfa. Ntabwo upfa. Ejo bundi twaravuye Rusororo gushyingura kanaka kubera yuko bafite ama experience. N'ubundi Paulo hano yigeze kubyandikira Timoteyo arimo kumubwira ngo uzibukire uza Timoteyo ikintu mubujije uzajya uzibukira imigani y'abakecuru. Hari imigani y'abakecuru twagiye duhabwa mu bwana bwacu, bakajya bakubwira bagajya gushyiraho imirongo ntarengwa, mu madini bakagushyiraho imirongo ntarengwa, muri societe tubamo bagushyiraho imirongo ntarengwa, akabwira ati mu myaka 70 umuntu arasaza agagira ute akitwaza akabando akagenda hese umugongo. Ibyo ngibyo akaba ari imirongo ntarengwa badushyiriyeho bavuga ngo mu myaka 100 ngo nta myaka 100 ngo nta gikwe ngo ntaki. Ibyo ngibyo akaba ari imigani y'abakecuru twagiwe dushirirwaho. Ariko ibyo ngibyo ntabwo twebwe turi ubwoko butuye ukwabo, turi ishyanga Imana yatoranyije, tutuye ku mudugudu wacu, tutuye ku musozi wacu. Uko bareba siko tureba, uko twumva siko twumva, uko tuvuga uko bavuga siko bavuga. Twebwe tuvuga ukwacu, tunezerwa ukwacu. Niyo mpamvu twabwirwaga kujya tuvuga mu ndimi, kuko niyo communication yacu, nibwo rurimi dukoresha, ntabwo dukoresha. Paulo yigeze kuvuga ngo njyewe ubundi ngo nagagombye kuba ngo naragiye nkisangira umwami Yesu nkigendera, ariko ngo ndi hano muri uyu mubiri ngo kugira ngo ninjye mwebwe mbafashe. Mwebwe ni mwebwe mufite ikibazo, njyewe Paulo nta kibazo mfite. Njyewe mumbona gutya, mumbona ngenda, mumbona mvuga, mumbona ntabwo njyewe ndi hano kuri assignment nahawe nirangira muzambona, kuko hangase ubundi siho nakagombye kuba mbarizo njyewe Paulo. Njyewe ntabwo ubuzima ntabwo aribwo nagagombye kuba ndimo. Paulo njyewe nundi kubwanje icyo nakwihitiramo nakwifuza kugira nuko nkagenda ngava hanga nigendera. Ariko nyine nakundi ndi hano kugira ngo mbafashe, ndi hano kugira ngo namwe mumenye ibyo twaherewe muri Kristo Yesu, mumenye ubwiru dufite muri Kristo Yesu. Haleluya. Ubwiza bw'Imana nibwo twahawe, umunezero w'Imana niwo twahawe, niwo twarazwe. Twarazwe Imana, tunezerwa kubw'Imana. ngo ubwo wahamagariwe ukabwaturira watura kwiza mbere y'abahamya benshi, ngo ndakwihanangiriza wowe, ndakwihanangiriza Timoteyo mu maso y'Imana ibeshaho byose. Ndakwihanangiriza. Iyo umuntu akubwiye ndakwihanangiriza, ni ukuvuga ngo ubwo ibyo bintu agiye kukubwira biba bikomeye. Arakubwira ati ndakwihanangiriza, ujye wirinda. Ndakwihanangiriza imbere y'Imana ibeshaho no mu maso ya Kristo Yesu wahamije kwatura kwizera imbere ya Ponsiyo Pilato. Paulo yaramubwiye ngo ibyo bintu mubwiye haruguru ugomba kwihuza nabyo, ibyo bintu mubwiye hejuru ugomba kwisanisha nabyo, ibyo bintu mubwiye hejuru ndakwihanangiriza kugira ngo ubikore mu maso y'Imana, mu maso ya Kristo Yesu. Nawe wabikoze akabihamya imbere ya Ponsiyo Pilato ubwo yamubazaga ngo mbese uri umwami w'Abayuda? Yesu kubera we niyatinye Ponsiyo Pilato avuga ati none aranyica ngagira ubwoba himbe, yaramubwiye ati wakabimenye kabishwe. Hari ibintu twajyaga tuvuga mu tukiri abana ngo kabi, nanze kuvuga ibindi bintu. Ibyo ngibyo twaravuga ngo ibyo ngibyo Kristo aramubwira ngo uri umwami wakabimenye. Yashaka kumukura muri position arimo. Natwe tujya duhura nabyo ngo rese ngo urabona ngo iyo ukoze hano hantu ngo nta mukozi ngo ujye uharamba, ngo urabona ngo iyo ukoze hano hantu ngo iyo usabye hariya hantu ngo nyamara ngo ngiriya position ngiriho umuntu umwe ngo ntabwo ushobora ngo burango bafite ngo bene wabo ngo bazashyiramo, ngo buriya ngo ntabwo ngo bizakuna, ngo ntabwo bizacamo, ngo niye ngo iri duka ngo nose urafunguza iduka ngo kanaka ngo ntiyarifunguje ngo bigahomba. Urumva imigani y'abakecuru? Iyo migani rero iyo bayikubwiye
wowe nawe utangira kumva ari akantu k'ubwoba kakujemo, ariko iyo wibutse kurwana intambara nziza yo kwizera uhita uzamuka ukazamuka ugashira amanga ukavuga ngo no ntabwo ariko bizabe. Ibi byabaye ku mudugudu wo muri Egiputa, ntabwo ari byo bibi Siyoni, ntabwo ari byo bibayo. Twebwe duteye ukwacu, twaratoranyijwe, turi ubwoko bw'Imana. Mujye murwana intambara nziza yo kwizera. Reka twongere dushifutingeho gatoya. Uno munsi turi mu ntambara, hari intambara nyinshi cyane abantu barwana. Hari ibintu byo muri covid bajyaga bavuga ngo ingendo zitari ngombwa, hari ibintu rero n'abantu natwe tushyiraho by'intambara zitari ngombwa, ugasanga urimo kurwana intambara zitagagombye. Hari igihe usanga hari intambara ngo z'amadini, ngo byagenze gute, ngo kwa kanaka, ngo mwebwe ngo isabato, ngo twebwe ngibiki, ngo abisilamu ngese ngibiki n'ibiki. Izo ntambara ukajya kuvuga ngo se brango abisilamu ngibiki, ngo base ngo barazajya ibiki n'ibyo, ujya kwanaliza ibyo ngibyo. Wowe ufite assignment yo kwihuza n'urukundo, wowe no kujya kugira assignment yo kwihuza n'abadive n'abayisilamu n'ibiki byose, ujya kubashakira inzira agapanya ngo kazabagezayo. Uryo ngibyo ntabwo bikureba. Assignment yawe nuko urwana intambara nziza yo kwizera. Iyo ngiyo ni ikureba. Ubwo bwiza bwawe nibwo bukureba kugira ngo dukomeze uhindurwe no gusa na Kristo. Gusa na Kristo ntabwo ari ugusa nkawe nk'uko bavuga ngo hari ikintu ngo bita ngo abantu ngo bita ngo amavurejimo, ngo bya kubona ngo bumva ngo kanaka ngasa na kanaka n'ibiki byose. Ntabwo twebwe dusa na Kristo gutyo. Twebwe dusa na Kristo uko ari niko turi. Nukuvuga ngo ntabwo yaba ari mu buryo bw'umubiri uko ari ariko turi, ngo noneho no mu buryo bw'imitekerereze uko ari saba ariko turi. Uko atekereza niko tugomba kuba dutekereza. Ibyo ngibyo ibyawe byose ijambo ry'Imana rivuzwe. Nanone Paulo yigeze kubyandikira Timoteyo hano, sinzi impamvu turimo gukoresha Timoteyo, amubwira ngo ibyanditswe byera bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Nukuvuga ngo bikwigisha kumenya ibyawe, uko ugenda ubimenya ukazamuka ugasa na Kristo. Ngo Abisiraheli bakigera muri Kanani, ngo Imana yarabahaye itegeko ababwira ati rero twumvikane, nimuramuka mugeze muri kiriya gihugu nimuzakora ikosa na ritoya ryo gufata ngo mwirukane Abanaki, mwirukane Abahivi, mwirukane Abayebusi, mwirukane ngo nimurangiza ngo mwidamararire. Nimumara kubirukana aho hantu mwabirukaniye mukavuga ngo tugiye kubirukana, hazaza hature intare, ingwe, ibiki byose, nibirangiza noneho byo bizabahindukirane barye. Muzajya mubirukana ngo ni ruto. Hari umuntu rero umara kumenya. Ejo papa Ruva yigeze kubitubwira muri ndakeka ari second service, noneho hari umuntu umara kumenya ngo ndi umwe na Kristo, agahita ajyana ko ngako wese yifata Abanaki bose muri we ahita birukana. Ati ubwo nabimenye, ubwo ngo ni muri Kristo Yesu, akagenda kigereka akaguru kandi ngo none se ngo ngo Imana ngo yarangije ngo ndi umwe na Kristo, ngo byararangiye. Aho ngaho hana birukaniye, kuko we ayisakora automatic abirukanye bururu Abahivu n'ibiki byose arabirukanye. Arangije aho hana agiye kubirukana niho hazahita haturuka iki, bisimba bizaza bijye ubwo biwe bizamuhindukira, uzasanga umuntu yarahindutse nk'inuza nk'umuntu utamenye uwo ari we. Nagiye gukoresha ijambo ritari ryiza, ariko reka dusubire mu cyandikiro cyacu. Ubwo ngubwo wenda abandi babyumvishe. Ngo nuko reka twari tugiye muri Timoteyo n'ubundi wa mbere, tusubire inyuma ho gatoya muri Timoteyo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 18. Igice cya mbere umurongo wa 18. Urwana intambara nziza Kristo nimba. Yaranditse ngo mwana wanjye Timoteyo, uyu ni Paulo n'undi wamwandikiraga, ndakwihanangiriza
nkurikije ubuhanuzi bwa kera bwahanuye ibyawe kugira ngo buduheshe kurwana intambara nziza. Mwana wanjye Timoteyo, ndakwihanangiriza nkurikije ubuhanuzi bwa kera bwahanuye ibyawe kugira ngo buduheshe kurwana intambara nziza. Hari ubuhanuzi bwa kera twahawe, twashyiriweho. Ubwo buhanuzi twagize n'Imana. Ubwo buhanuzi bumaze guhanurwa bushyirwa mu gitabo. Burangije kugishyirwamo, noneho kugira ngo ujye ugisoma, uko urushaho kugisoma biguhishurira ibyawe, ibyo wagizwe byo bikubwira wowe. Ni ukuvuga ngo ni nko gusoma. Twebwe ubundi ntabwo wagagombye wakabifashe muri ubu buryo yuko wowe ubwawe utiyizi, ahubwo iyo usomye utangira kugenda wimenya, ukavuga ngo ngewe ndi hano. Ubwo ngubwo umuntu akubaje se uriyizi, abati ndiyizi nyine, ejo nirebye muri miruwari n'ibiki byose ngo ndiyizi. Uwuzi si wowe. Ni iryo tangazo nagira ngo nkubwire. Uwuzi ntabwo ari wowe. Uwuzi uwo wireba muri miruwari ukabona, uwo ntabwo ari wowe. Urwo ni urusengero. Urimo kureba urusengero ukagira ngo ni wowe. Urimo kureba urusengero ukagira ngo ni wowe, ukiyita urusengero. Ukareba urusengero ukavuga ati uyu ni ngewe kabisa. Ariko ntabwo icyo urimo kureba n'ejo bundi wowe nyiri wowe. Iyo bavuze ngo wenda ngo reka nkoreshe izina ryanjye mutaza kuntera amabuye, wenda bavuga ngo Sylvestre yitabye Imana. Ese koko iyo muje ngo gusura abasigaye cyangwa gutabara abasigaye, Sylvestre ntabwo ari we mufata wa undi mwabonaga muri miruwari ukavuga ngo wenda ukacamo ku kirahure kibonera ukavuga ngo yarahize. Uwo ngo se mufata mugashyira rusororo, noze kukibavuye ngo yitabye Imana ngo yagiye ngo ntawe ugihari. Ni ukuvuga ngo wa undi nyirizina utuma uwo nguwo mumubona niwe wamuvuyemo, niwe wagiye. Uwo rero ni wowe. Uwo ni ugomba gusanisha nawe. Iyo wirebye uravuga ngo ngiye mu byanditswe byera kongera kwireba. Iyo ukibonye ukagenda ukabonamo Kristo. Twigishijwe yuko muri za nyigisho batwigishije yuko iyo ugiye mu byanditswe byera ubwo ugenda ushakishamo Kristo. Ubundi mu yandi magambo ushatse wagenda ushakishamo wowe, kuko wowe na Kristo muri umwe. Ni ukuvuga ngo iyo ubonye Kristo uravuga ngo mbese uyu ni Kristo, namubonye. Kristo nimba namubonye, ugahita wibuka ijambo ngo njye na Kristo turi umwe. Uko ari niko ndi. Ni ukuvuga ngo nimba mbonye Kristo, ntakuvuga ngo nanjye ndibonye uyu nguyu. Nimba nibonye rero ikintu gikomba gukurikiraho ni iki? Ngomba gusa n'uyu nguyu. Ugahita urwanya intambara nziza yo kwizera. Nisomye ijambo rivuga ngo Kristo ntabwo apfa. Nimba nsomye ijambo Kristo ntabwo apfa, rero ngomba kurwanya intambara nziza yo kwizera yuko napfa, ntabwo ndupfa. Kuko Kristo nubwo adapfa nanjye simpfa. Ariko mu minsi iri imbere ukajya kuririmba ukajya kumva ngo ubwo adapfa ngo nanjye singipfuye. Ejo wajya kuvuga ngo ngo nari mpfuye, ukavuga ngo nari mpfuye. Hari ugize ute? Wari upfuye. Ntabwo bibaho. Uri umwana w'Imana, ugomba kuguma muri position. Niyo mpamvu babyita ngo turibuze kureba mu Befeso aho bavuga ngo ugateragiranwa n'imiraba. Kubera iyihe mpamvu urimo guteragiranwa n'imiraba? Nuko urimo kwihuza mu kanya kamwe, urimo kwihuza n'ibyo utagagombye kwihuza nabyo. Mu kandi kanya ukaza muri fellowship hano twatuvuga ngo turi abana b'Imana, nawe ukavuga ngo umwana w'Imana. Ariko wagera ngo umwana wanuza wa Sebahakwa cyangwa wa Seki, ukavuga ngo ni umwana. Ntabwo. Nimba Kristo batamutekereza bakurikiza amasekuruza, kandi ukaba uri umwe na Kristo, iyo miryango wihuza nayo ntabwo uri umwe nayo. Ntabwo uri umwe nayo. Ni ukuvuga ngo naho washyiriwe n'inzira washyiriwe kugira ngo tumenye wapiyaringe tukubone, ariko ntabwo uri uwo muryango. Ntabwo uri uwo muryango. Kuko n'ubundi iyo umaze gushamuka aho ujya ntabwo bahazi, ntabwo urugendo rwawe ntabwo baruzi. Bajya bafata cya kintu cyasigaye bakagenda bagashyira hariya za rusoro, ariko mu by'ukuri ntabwo wowe wanyawe ntabwo uri uwabariye. Ntabwo uri uwabariya. Wewe ni aderese ubishyirwaho kugira ngo urere, ugire ute, ukore umurimo
umwana kure agira ute ariko n'ikimenyimenyi uburiye ubukwiye bubaye wa mwana vuba wakagenda n'ubundi agakomeza ubwe buriya mu gisekuru wakubaza igisekuru cya 8 cyawe cyangwa ukomoka bakakubaza igisekuru cya 8 nimba umuzi ntabwo umuzi nta nubwo ujye uvuga ngo ngiye kwibuka kanaka ngo yabayeho ntabwo ibyo ngibyo nta nibwo bizi ariko twebweho turi abana b'Imana uko batubona niko turi uko twihamya niko bagomba kutumenya ntabwo turi abisi ngo tugendane n'abisi uko babona natwe ariko tubona turi abana b'Imana dutuye hano. Haleluya. Ngariko icyatumye mwana wanjye Timote ndakwihanangiriza nkurikije ubuhanuzi bwa kera wahanuye ibyawe kugira ngo buduheshe kurwana intambara nziza. Hari ubuhanuzi tugomba kumenya buri mu byanditswe byera muri Matayo muri Mariko muri iki hose tugasoma Paulo n'ibiki byose tugasoma turimo gusoma ubuhanuzi bwacu nuko abibere yabirwaga nta mwanya wo kurya bagiraga ntabwo babonaga mwanya wo kugira ute barabangumvumba kwishakashaka nkashaka kugira ngo menye amakuru yanjye ubumeze nk'umuntu kuko ikimamvu dushaka niyiye nuko twavutse ubwa kabiri ntabwo iyo wavutse ubwa kabiri ugomba ukimenya kuko buri icyaremwe gishya ibya kera biba bimaze gushira bya bindi bya kera byakubagaho kwakurwara kwakubagaho kwagupfusha kwakubagaho bya bindi byose byakubagaho bikagukubita hasi bikagusidingiza bikakubaho ibyo ngibyo biba bishize none ukatuvuga ngo uko bishize nibiye bishya none ubu ndibyo nibiye ngomba kwihuza nabyo ukavuga ngo reka nje ndebe ibyo Paulo yarikiye Timoteyo ndibirebe ukabibona ukavanga ibi nibyo ngewe nibyo ngomba kwihuza nabyo ubwiza bw'Imana bukakurushaho kugenda busakara none kiribunoza Paulo mu bice 4 hano muri Timoteyo mu bice 4 umurongo wa 7 Timoteyo wa 2 n'umunsi Timoteyo ndamubahata ku buryo Timoteyo wa 2 bice 4 umurongo wa 18 bice 4 umurongo wa 18 umurongo wa 18 haravuga ngo nibyo Paulo ahita avuga ngo kandi ubwo umwami wacu azanyiza ibi kwa Timoteyo bice 4 umurongo wa 7 haranditse ngo narwanye intambara nziza narangije urugendo narinzi byo kwizera ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka iry'umwami wacu ngo narwanye intambara nziza narwanye intambara nziza. Paulo yari amaze kumara iminsi agenda abwiriza ubutumwa bwiza abwira abantu abwira Kristo agira ute nawe ubwaza akayire baringa akagira ute buri kimwe cyose akirimo arangije amaze kubona amaze kugera ku kigero cyiza aragira ngo narwanye intambara nziza ariyo ntambara yo kwizera narwanye intambara y'urukundo ukugeza aho urukundo ruhindutse ngewe n'urukundo tubumwe kugeza aho narwanye intambara nziza kuko kurwana intambara nziza ni ukuvuga ngo ibyishimo ukarwana n'ibyishimo ukavuga ngo ngewe ngomba kwishima kuko ngewe ndi ibyishimo ukarwana n'umucyo ukavuga ngo ngewe ndi umucyo ugomba kumbona nanjye ndi umucyo aho ngeze ndamurika bambonye bose bakabona yuko ndi umucyo narinze no kubumbura akanwa wagera muri banke abantu bakakwitegereza bakabona yuko uri difera utandukanye uri umunezero wigendera uri ibyishimo byigendera uri urukundo rwigendera icyo gihe nibwo uvuga ngo narwanye intambara nziza a good fight urwanye intambara nziza yo kwizera. Igisigaye noneho numva none ikisigaye ni ikamba kuko ubu maze kugenda none ugasanga bya bindi byakubagaho bya bindi wazaga gushimamo Imana hano bya bindi wazaga ukavuga ngo busitaha ngo nari ndi mu modoka ngo igira ute ngo igenda gutya ngo none urashima Imana ngo ko yanyijije ibyo ngibyo biba byaragiye nka nyomberi
ubura icyo ushima uragenda ukavuga ati se noneho uno munsi ko aribwo buzima nzajya mpora kuri platform nshima ntabwo ubu nibwo buzima bwanjye, urukundo nibwo buzima bwanjye, ama blessing abantu baraza bakifuza batubabarira ugakora muri company yacu, watubabarira ukiga muri kaminuza yacu, watubabarira byibura ukaza ugasinyanya amasezerano natwe ukatubera umufatanyabikorwa, watubabarira ukaza ukaba umwe mu binyamugabane yacu. Icyo gihe wararwanya intambara nziza, abantu baba batangiye kukubona wotangiye none kuvuga ati no oya njyewe ntabwo nshobora kuza aho ngaho, aho muri aho iwanyu naho ndi birahabanye, wowe utangiye none kujya uhitamo, utangiye kujya uhitamo ubwiza bw'Imana nibwo butangiye kukudiregitinga. Nta mpamvu nimwe yo kuvuga ngo ejo ngo bizagenda gute ngo no umunsi n'ibihe urabigena uravuga ngo ejo umunsi ugomba kugenda gutya, kuko ni twebwe bahanuzi b'iminsi, ni twebwe bahanuzi b'amasaha ntabwo atugena ngo noneho ngo nzabibara buri kintu, nzabibara bibaye n'ibiki byose. Uravuga ngo bigomba kugenda gutya kandi bikagenda, kuko akanwa ngo k'umukiranutsi ngo kararema, akanwa k'umukiranutsi kararema. Adamu bamushyize muri Edeni baramubwiye ngo noneho ibingibi ni wowe ugiye kujya ubyita amazina, akabyita inkoko ikabayo, akabyita ihene ikabayo, akabyita amaze kubyita amazina, bimaze kugira ngo bimuhindukira nk'uko yabyise, kuko yari agifite ububasha, yari afite umunezero. Ariko akimara kugwa ngo noneho bya bindi ngo yitaga amazina ngo bitangira kumuhindukira, bitangira nawe kumwugira, kumwataka, inari igatangira kumwataka, ibiki byose, urajya mu mazi akakuniga, urajya ibintu byose noneho bitangira kumuhinduka. Kandi ari we wabiremye akanwa ke, kuko ijambo rye niryo ryabishyizeho, ariko nanone akanwa ke kaba ari byo kabyiyambura muri we. Reka tujye muri Efeso 5:18. Efeso 5:18. Aravuga ngo kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo Ovani urakoze cyane, ngo ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka wera. Ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi. Abandi ari ugiye umuntu asoma icyanditswe agasoma ibiri mu mutwe we. Wowe ntusome ibyanditswe, ahubwo ibyanditswe akaba ari byo bigusoma. Ugasanga umuntu asomye ngo inzoga akumva harimo urwagwa, harimo ngo dunda ubwonko n'ibiki byose, ngo ntabwo nzanywa ibyo ngibyo. Uretse ko nyine ibyo ngibyo bitari mu bizera, ntabwo ndimo kubabwira ngo mugende mu binywe, kuko n'ubundi nabyo ntabwo biri mu mbuto zacu. Ibyo ngibyo n'ubundi byose turabyemerewe, ariko siko byose bigira ute bitugirira umumaro. Byose nta kintu na kimwe tubujijwe, ariko ntabwo ariko byose bitugira ute bitufitiye umumaro. Twebwe dufata ibidufitiye umumaro, twebwe ni twebwe tugenga ibyo twashyiriweho, ni twebwe tuvuga ngo ibi ngibi, ni twebwe turwana intambara nziza yo kwizera. Tuvuga ngo iki ngiki ni icyanjye, ngomba gushinga hagati. Ngo Yabesi ngo yarasengaga kera nyine, niko yasengaga akavuga ngo icyamugukanyagurira imbago, ngo kandi ngo ibyago byanjye n'ibimbabazi. Abo niko basenga, ni nako basengaga n'abandisha basengera mw'iryo sezerano, mw'iryo jambo, bakavuga ngo Mana ngo mbabarire, icyamugukanyagurira imbago. Iki twebwe twamaze kwagurira imbago, igihugu dutuyemo ni kinini cyane, ahubwo twebwe dusabwa kugenda dufata gato kugeza igihe noneho tuzuzurira isi, kugeza igihe tuzuzurira isi. Ngo mugende mu mahanga yose, amahanga ni ukuvuga ngo amahanga yose twarayahawe, turayafite.
turayafite. Ni ukuvuga ngo ahantu hose turahafite, mu Bufaransa turahafite, hose mugene mu mahanga yose. Nuko rero Yabesi ngo cyamukanyagurira imbago ngo kandi ibyago byanjye nibimbabaza. Kuvuga ngo twebwe nta byago byacu dufite, ahubwo dufite ibyishimo twebwe mutwahawe. Nta byago dufite. Iyo ubumbuye amaso ukabona ibyago, ibyo nyine nibyo ubu ubashije kubona. Ni ukuvuga ngo Aburahamu baramubwiye ngo rambura amaso. Iyo aramuka arambuye amaso akibonera agahugu gato, ntabwo ngako yari guhabwa. Ariko we yarambuye amaso arararama arareba. Nawe rero ujya uraramureba, urebe ibyo washyiriwe, ubwiza wahawe, umunezero wahawe ni bunini cyane, nta ni limited. Ntabwo ushobora kubukwira, ntabwo ushobora kubukwira. Bisaba ngo nawe ube munini ungane nabwo, nawe ube munini, ube mugari, ube munini, ube muremure, ube ku buryo nyine ubwo bwamubasha kubutwara. Noneho Aburahamu warebye abona igihugu yahawe ni kinini cyane, arangije ashima Imana. Rero natwe twahawe ubwiza. Hano reka mbemo aho mu Befeso nibo batubwira ngo kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganye. Gusinda inzoga zirimo ubukubaganye ni igihe witwa ngo uri umwana w'Imana wahawe ubwiza, warangiza uko ab'isi bateye indirimbo nawe ukayikiriza, uko ab'isi bateye indirimbo nawe ukayikiriza. Ukumva igitero cya mbere urakizi, ukumva icya kabiri urakizi, ukumva icya gatatu uko n'indirimbo iri birangire urabizi. Ubwo sibwo ibya kera biba byarashize, cyangwa ibya kera biba byarabaye updated. Ni ukuvuga ngo icyo gihe nawe urimo gusinda inzoga zirimo ubukubaganyi, uba utangiye gusinda inzoga zirimo ubukubaganyi. Nimugasinde rero inzoga zirimo ubukubaganyi, nimukihuze n'ibyo mutagizwe byo, nimukihuze n'ibyo mu rupfu, ntukihuze n'ibintu bitaguhawe, ahubwo wuzura umwuka wera, ahubwo wuzura umwuka wera. Uko niko noneho nicyo bita kunywa amata adafunguye, kunywa amata adafunguye. Wuzura umwuka wera, wuzura umwuka wera, wuzura umwuka wera. Uvuge mu ndimi, uhanure igihugu cyagure, uvuge mu ndimi, uvuge kugeza igihe abantu bose bene so, kugeza igihe bene so bazaba mu gihugu wabasizemo, bazaba mu gihugu wabasizemo, ukaza ukabagaburira, ukabatuza, ukabaha. Aho ngaho ndimo kuvugira mu migani, kuko icyigisho cyahita kiba kinini cyane. Ni ukuvuga ngo wuzura umwuka wera. Twe twahawe kuzura umwuka wera, twahawe umunezero, twahawe umudendezo. Ntugasinde rero inzoga zirimo ukubaganya. Nimba waragizwe umwana w'Imana, warahawe ubwiza, warahawe umunezero, ugomba kurebaringa mu ijambo ry'Imana. Kurebaringa mu ijambo ry'Imana ni ugusoma ibyanditswe ukabyihata. Nimba ubundi kugira ngo umenye ubwiru bw'ijambo ry'Imana ibyo wahawe, nuko ushobora kubihuza n'ubuzima. Nimba buri munsi ukenera kurya, utarya ugasonza. Iyo twihaye no munsi wo kuvuga ngo reka no munsi twica umubiri ariko dukuze ubugingo, uyu munsi icyo bikubwira, nimba no munsi wari kurya ya sahane, wari gukuza umubiri, kuko umubiri wacu nibyo turya. Ariko iyo wishe ugakuza ubugingo, ukuvuga ngo ibyo kurya byawe by'ukuri bya nyabyo by'icyaremwe gishya ni ibi ngibi turimo gukora. Ni ukwiga ijambo ry'Imana, ni ukunezerwa, ni ubwiza. Ahubwo usanga nanone nyine turimo kurya cyane, tugaburira umubiri, ahubwo ijambo ry'Imana ugasanga turimo kurigeramo tugasinzira, kandi ariko twagagombye kurya tugakura. Turimo kugeregeramo, ugasanga umuntu arimo kuvuga ngo iri jambo nzaribaza Papa Ruva, n'ubundi yaravuze ngo tuzabaza ibibazo. Kandi umwuka wera
ugiye kumuha Imana yo kugusobanurira, umwuka wera ugiye kumukoreramo kugira ngo ahishurirwe ibibasha kukunezeza, kunezeza umutima wawe, ibihaza guhura n'ibyo wowe ufite nawe uramufite. Nurimo gusenga mu ndimi, nurimo gusenga ngo nawe wishurirwe, ahubwo uze kubaza, ahubwo wowe urimo gutegura ikibazo ngo iki ngiki nzakimubaza. Kandi ibitabo 36 urabifite iwawe biryamye mu rugo. Ukabadira nzabimubaza. Ugomba kurwana intambara nziza yo kwizera. Wenda twaza hano muri fellowship ukabango ariko narwanye, ukavuga papa narwanye intambara nziza yo kwizera, ariko ari ahantu nageze mbonamo agakorosi. Aga gakorosi ntabwo wabasha kumbwira Vidensi ndi bukoreshe, noneho nkabasha noneho kugendera mu ryitanu. Akaza akajya avuga ati ako gakorosi rero bigenda gutya na gutya na gutya. Okay, ugahita uvuga ati noneho ejo nzongomba kurwanya indi ntambara nziza yo kwizera, kuko aka gakorosi kamaze kuvamo. Ukarwana intambara nziza yo kwizera, ukarebaringa, ukamera, nawe ukazagera kugira umera nk'ibisukwa ku gicaniro. Umugabo bita umugabo nuza Adamu na Eva, ngo Imana yarababwiye ngo ubwo ngubwo reka tujye mu itangiro gato, ni mu itangiro 3, ngo Imana yarababwiye ngo nimurya kuri iki giti ngo no gupfa muzapfa. Noneho ijwi ry'umubi rya Satani riraza yamubwira ngo harya Imana yababwiye ngo iki? Ngo harya ngo bimeze gute? Nshaka kuma amakuru, nshaka ko hari ibintu twiganirira, nshaka ko ari ukundi kuntu. Umugore yarangira avuga ati yego fata agatebe wicare ubundi mubwire uko bimeze. Fata agatebe wicare ubundi mubwire ukuntu n'Imana yaje kunganiriza ikambwira ngo niturya kuri iki giti ngo no gupfa tuzapfa, ngo no gupfa muzapfa. Satani arangira avuga ati no ntabwo muzapfa. Uzi ibintu ubwo bizababaho nurangiza kukirya kino giti, urebe iki giti niho hahishemo ibintu byose. Imana yarakubeshye, Imana yarakubeshye. Ahubwo impamvu Imana yakibabuje nge nabimenye ni ukugira ngo mudasa nayo. Urumva Satani arimo kumukura muri position arimo. Satani arimo kubibona yuko asa n'Imana. Uyu muntu arasa n'Imana. Ahubwo ikintu ngugewe ngomba gukora ni ukumubwira kadasa nayo. Ntabwo uyu muntu nta maso afite yo kubasha kwireba ngabone yuko asa n'Imana. Ntabwo Imana ize kumuganiriza, ntabwo abasha kureba. Ubushize nigeje twize ku ijambo ryo muri Yakobo ritubwira ngo kwireba muri miruware kugira ngo dufite na Kristo. Ntabwo abasha kwireba ngo namara kwireba narangiza nawe yirebe, abone ko hagati nawe n'Imana harimo ubumwe, harimo oneness, harimo guhuza, harimo byose aribo birimo, aribo bigenda. Ahubwo ngewe ndaho ngaho ndimo kugenda mbayabaye. Uyu muntu rero ngomba kumukura muri ino position, ahubwo aze tubumwe. Noneho nzasigare ndeba k'Imana n'uyu muntu. Noneho wa mungani noza Eva arakireba cya giti, ngabona ngo icyo giti ngo ni iki gikundiro. Ndabona urumva igiti cyari kiri kumwe nawe, cyari kiri maranye nawe iminsi. Wenda Imana ntabwo Imana yamubwiye ngo iki giti ntabwo uzakirya. Ubundi iki giti se cyari kiri aho ngaho ari cyo kumaza iki? Icyo giti kubera iki cyari kiri aho ngaho? Ni ukuvuga ngo mu ngobyi hari hariteyemo igiti cy'ubugingo n'igiti kimenyekanisha ikibi n'icyiza. Wenda ntabwo Bibiliya bigaragaza muri detail. Hari igihe wenda runaka cyari kuzagera uwo muntu akabasha kuba yarya kuri cya giti, ariko akabasha kurya kuri cya giti. Hari abantu bashobora kuvuga ngo wenda umuntu aravangiye. None se reka nkwereke, wenda tujye ku icyo kintu, dusubire ku bintu byabaye kuri Mukaroti. Imana hari ibintu, ubundi mu bintu by'Imana harimo amabwiriza uko ibintu bigomba kugenda. Imana yabwiye Loti na Mukaroti barimo guhunga Sodomu na Gomora, amubwira ati rero dore ukuntu ibintu bigiye kugenda, mugiye kugenda mwebwe ubwanyu, ariko itegeko riragira riti icyambere ntabwo muri bubashe kureba inyuma. Niwagira umuntu ureba inyuma, mugende ubutareba inyuma. Ariko ku rundi ruhande ngo Aburahamu we, babagabo baza muri Sodomu na Gomora, ngo Aburahamu we ngo yarebaga ngo Sodomu na Gomora,
ngo yararimo kureba uburyo hashya ariko abandi bo Imana yababwiye ngo nimurebe inyuma ariko ku rundi ruhande Aburahamu warahagaze arimo kuyitegera kuki nta kintu kirimo kuba kuri Aburahamu hari position yahagazemo hari ubundi hari ikindi cyiciro arimo ariko Imana irakureba ikavuga ati uyu muntu hari ikigera atarageraho. Ibyiza rero iki kintu ntiyagagombye kugikora ahubwo arasabwa gukura, arasabwa kwigira imbere, arasabwa kwihuza akagira ubumwe nanjye kuko Imana ikivuga nicyo cy'ukuri ntabwo wowe icyo ubonesha amaso ntabwo ari cyo kuri. Nimba kuri kuriya rubuto ntabwo batubwira ntabwo rwari rwiza kuko ururebesheje amaso ngo urebe ngo ni rwiza, ntabwo rwari rwiza ngo ni ukuri ururebesheje amaso, ahubwo rwari rwiza kuko Imana yarwise rwiza. Rwari kuba rwiza kuko Imana yavuze ngo uru rubuto ni urw'igikundiro umutegetswe kururya, kuko Imana yavuze ngo nimuzarurye, nicyo cyarubeshaga kuba rubi. Ntabwo Eva we yarebeye mu maso arabona ngo ni rwiza akimara kurureba, ariko yibagirwa yuko icyagagombye kurugira rwiza nuko Imana ariyo yagombaga kurwita rwiza kugira ngo ruhinduke rwiza kuri we. We yarebye amaso arangije kururebesha amaso ngabona ngo ni rwiza ngo ni urw'igikundiro kuko muri ako kanya yaricaranye n'umubi. Nta kindi kintu ubasha kubona iyo wicaranye na devil na Satani. Iyo wicaranye ku ntebe imwe na devil mwahuje ibiganiro wihuje nawe, ikintu ubasha kubona ni ikibi gusa. Ubumbura amaso ukabona ibintu byakubanye ibibazo, ukabona urupfu rukugezeho, ukabona akazi barakwirukanye, ukabona urapfuye neza we turagushyinguye ukabati ndapfuye. Icyo gihe rero ubupfuye n'ubundi nicyo kintu kikwiye kukubaho kiba ari urupfu. Ariko iyo urambuye amaso ukabona imidugudu y'igikundiro, ukabona umunezero, ukabona ibyishimo, ukabona gukiranuka, ukabona ubwiza, ukabona kudapfa, ukabona yuko nta hantu indwara zishobora kumenera muri wowe, ukarwana intambara nziza yo kwizerwa mu ibyo bintu urimo kwihuza nabyo, ukabona yuko promotion nta wundi muntu igenewe uretse wowe. Hari natuzi runaka ushobora ngiye karakazi nagakora. Umwana w'Imana yakora kuri karakazi gute? Ni gute umwana w'Imana akora karakazi ukawutangira kwihuza n'ibyo bintu? Batangira kuguhamagara mu office runaka akomeye kandi banakwinginga. Ubwo rero Eva kimara kwihuza n'uwo mubi yahebye ubuto. Ntabwo ikiri cyabaye kuri Eva, ntabwo ari ukurya nta kintu cyane, ntabwo byari byo byamuhinduye mubi, ahubwo kuba yemeye gutega amatwi akemera ibyo bintu by'umubi gutangira kubirya, nibyo byahise bimuhindura bibi. Nibyo byahise bitangira kubona rwa rubuto rutangiye kuba rwiza. Ubwo rubuto n'ubundi rwari rusanzwe ruraho, yarusanzwe rucaho, yarasanzwe agenda akarunyura akigendera akikomereza akajya ku bindi biti. Bamubwiye ati ibindi biti we byose wemerewe kubirya, ariko akimara kwicarana n'uwo mubi nibwo yahise abona yuko noneho ibintu byamaze kuba, urubuto rwamaze kuba hatari. Reka dushifutingeho gatoya tujye mu byakozwe n'intumwa. Amasaha ye bino bintu byakozwe n'intumwa 19 umurongo wa mbere. Umurongo wa mbere kugeza kwa 7 haravuga ngo Apolo ari Korinto na Paulo anyura mu bihugu byo haruguru asora muri Efeso, asanga yarigishwa bamwe, arababaza ati mwahawe umwuka wera mutangiye kwizera? Baramusubiza bati ntabwo twari twumva yuko umwuka wera yaje. Arababaza ati
mwabatijwe mubatizo kisi? Baramusubiza bati umubatizo wa Yohana. Pawulo ati Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, abwira abantu kwizera uzaza hanyuma ye ari we Yesu. Babyumvishe batyo babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Pawulo amaze kubarambikaho ibiganza, umwuka wera abazaho bavuga mu izindi ndimi barahanura. Abo bantu bose bari nka 12. Ntuzi cyabaye kwa aba bantu? Abo bantu bari batarime, bari bakiyizi nk'uwa Yohana, bari bakiyizi muntu za muri bya bindi bya mbere bya Yohana, bya bindi yazaga akabadumbika akabakuramo akabadumbika akabakuramo, ariko bari bataramenya Yesu Kristo ko yaje n'umwuka wera yaje. Numvise mu minsi mu kanya gashize twari turimo kurwana bato ivuga ngo abantu tujye tubumbura kanwa ngo bavuge. Abantu impamvu batavuga nabo baracyatekereza ko babatizwa mu batizo wa Yohana. Iyo umaze kumenya umubatizo, ikintu cy'ingenzi cya mbere uba ugomba kubanza kumenya ni ikintu ugomba kuheraho, ugomba kumenya ukabika mu mutima wawe. Ni umubatizo wabatijwe, ni umubatizo ki wabatijwe. Kuko na Nikodemu byarabibajijwe, baramubaze se yaje Yesu aza kumureba ngo ari nijoro, kuko yari umunyamategeko, ari umuntu nyacyubahiro ukomeye. Aravuga ati reka ngende nijoro atagira n'umuntu mbona njya hariya ahantu njya kuganira na buriya muntu wo mubabaje. Abati reka, aramubwira ati se nzabigenze gute? Yesu aramubwira ati nuza Nikodemu, ikintu cya mbere wowe mbona ukwiriye cya mbere ugomba kumenya ni ukubatizwa. Ati se kubatizwa bigutya na gute na gute? Ugomba kubatizwa ukavuka ubwa kabiri. Bamubwira kuvuka ubwa kabiri undi nabimenye. N'abantu rero bababwira ko bagomba kubatizwa bagakomeza kujya muri bya batizo bya bindi bafite byabo, kuko na Nikodemu ngo yari umunyamategeko ukomeye. Rero wahita yumvira bya bindi by'imbere. Baragiye batubwira ngo Imana, kuvuga mu ndimi ngo ni impano, ngo ni iki, kubwiriza ngo ni impano, ngo ni ibiki ibintu. None impano turagenda tuzifata nk'ari ikintu ushobora ngo kuririmba ni impano, ngo ibiki ni impano, ukabasanga na akantu gatoya k'agadeparitoma baguhaye kubwira ngo ni impano, ureka kubonekaho ngo uzaba ufite impano. Rero umuntu aragenda anywa ibyo bintu bati ubwo nzi kuririmba, Imana yamaye impano yo kuririmba. Iyo niyo nako nakantu nagace gatoya ubashije kubona, kabashije kwiyapiyaringa kakakwiyereka. Ni nk'ikimenyetso cyakagombye kukwereka yuko akagombye kuvumbura n'ibindi byose. Kuko twebwe twahawe igihugu cyose. Guhabwa igihugu cyose ntabwo umuntu azaga kufungire mu kantu gatoya, mu kaziga gatoya, ngakubwire ngo kuvuga mu ndimi ngo ni impano. Ni impano nyine y'iki? Hari ibyo twahawe nk'Imana muri Kristo Yesu, twahawe ubutware bwose, twahawe ubushobozi bwose, twahawe byose. Haleluya, twahawe byose. Ntabwo kuvuga mu ndimi ntabwo biba bivuyemo wenda ngo tuvuge ngo ibi ngibi ngo byakana karigiye baba ngo bamwe ngabahanga abandi abaha abandi abaha. Ibyo ngibyo iriya jambo iyo ugiye muri contexte yabyo kuvuga ngo bamwe ngabaha ngo kubwiriza ijambo abandi ijambo ry'ubwenge abandi suko n'ibindi ngo batabifite. Ahubwo kimwe muri cyo nicyo kiyapiyaringa kikagaragara, kugira ngo hatazabazamo contradiction, umwe n'abarimo kwigisha undi avuguruzanya n'undi, kuko ingingo zose zirakorerana. None se ntabwo uragenda usange bigufashe yuko ahantu yuko wenda ushobora gukoresha ukuguru ukihereza ikintu, wenda ukuboko gufite ikindi kintu. Ni ukuvuga ngo mwako kanya ukuguru niko kubaye available, ako kanya niko kubaye available. Ariko bitashatse kuvuga ngo ukuboko nako nawe kwabasha kugenda ngo gutore cya kintu cyangwa yafoke n'ibiki. Ariko ibi byo byagucitse, ifoke igiye kugwa ntabwo ukuboko kwite kugera ako kanya, wisufata wizutera umushoti, ifoke ijya mu kirere urayisama. Ni ukuvuga ngo urugingo rubaye magirirane n'izindi ngingo. Ntabwo twebwe twahawe umugabane umwe ngo abari gukora ngo noneho ngo abandi ngo Mana tumarire kuririmba. Mano nanjye naho nzagwarira kuririmba, ngiye nzajya ndirimba kuko nanjye narabihawe. Wenda wowe bishobora gukora cyane kubera yuko mu ngingo zacu urwo rugingo rwawe nirwo rurimo gufungusiyona neza muri aka kanya,
ariko mu gihe nanjye ngeze ahantu hatari impano ntabwo ngomba kumva yuko ngo nta mpano yo kuririmba mfite, ngomba kuririmba. Sinzajya guhamagara impano mubwiye ngo ngwino uririmbe hano. Nimba mfite igitaramo kinini cyane mbona yuko bizansaba nindirimba umwanya munini nzasara kubera ko muri short time bitari bukunde bisaba kwa grandisa mwazana umuntu byibushye mw'ibyo bintu, nzazana impano azahagarare aririmbe. Ariko nanjye impano ndayifite, byose twarabihawe, dufite byose. Ubwiza bw'Imana bwaturaturasiye, bimaze guturasira byose biravumbuka. Bimaze kuvumbuka, ikivumbutse ku rusikiri nicyo twebwe dukoresha nubwo rugingo rukora cyane. Ubwiza bw'Imana bwatujeho, dufite umuneze, dufite ubwiza, dufite byose muri Kristo Yesu. Urujya urwana intambara nziza yo kwizera, urwane ku manywa, urwane nijoro, kugira ngo ubone ubugingo, kugira ngo ubone. Iyo uvuze mu ndimi uba urimo gusengesha umwuka iyo umaze kumusengesha ikintu akora n'iki, hari izindi departement afungura, hari ubundi bwiza afungura, ugatangira ukavuga ngo niba se nari mbifite, ugasanga hari ibintu byinshi urangiye kubonesha amaso utari usanzwe ubona, utari usanzwe uzi. Aba bigishwa ngo Apolo amakimara kubageraho abona ngo bariyicariye, noneho abigishwa bamaze kwiyicarira. Urumva nyine kuba udafite umwuka wera, ikintu cya mbere ukora gikomeye ni ukwicara, nta kindi kintu cyo gukora wakora. Arangiza nabwo ati se mwebwe muko muri aha ngaha ko mwiyicariye bimeze bite mu mamakuru? Barangira ngo ati uzi n'ikindi buriya twebwe hano turiyicariye, Yohana nawe ugihari naki none se mwabatijwe mu batizo ki? Abaramubwira ati twebwe buriya twabatijwe mu batizo wa Yohana, kandi urabizi Yohana ubu ngubu nawe ukiriho, ibyamubayeho murabizi. Ubwo nyine twebwe turigunze, ubwo ari n'andi magambo ari ndazindi detail bamubwiye hano batigeze bashyiramo. Arangije nibwo Apolo yahise ngo bakimara kuvuga ngo mugomba, arabwira ati mugomba kubatiza umubatizo wa Kristo. Yohana yabatizaga umubatizo wo kwireka ibyaha, ariko ntabwo mwamenye ijambo Yohana yahoraga ababwira buri munsi. Yohana yarabibabwiraga ahubwo mwebwe nimwe mutabimenye. Yarababwiraga yuko hari undi uzaza atanafungura n'udushumi tw'inkweto ze, akaba ababwira ko ari we muzumvira. None mwebwe Yohana yamaze kugenda, nimwamenye iby'iryo jambo yababwiraga ko uwo wundi yaje, kandi mumenye yuko ari namwe mwamushyiriye urwandiko. Noneho Yohana urwo rwandiko rwari rwanditseho yuko impumyi zihumuka n'ibirema bikira. Ibyo bintu ntabwo mwigeze mubimenya, ngo noneho muze musange wa wundi Yohana yababwiraga. Noneho abigishwa bamaze kubimenya nibwo bahise bafunguka amaso, baravuga ati uzi koko ko iryo jambo nigeze kuryumva Yohana rivuga yuko hari umuntu uzaza atabasha gufundwa n'udushumi tw'inkweto ze, kari we tugomba kumvira, tuzakurikira. Ako kanya ngo batatangira kuvuga mu ndimi. None mwebwe ni ikihe kintu gituma mutavuga mu ndimi? Mubatizo mufite n'uwe mubatizo? Wasanga bagiye kumbwira ngo bamwe ngo nubakanaka baya mazina ba undi w'irusororo, undi wa hano muntu uza mu Kicukiro n'ibiki byose akaba ari mubatizo barimo kumbwira ngo babatize. Oya, ntabwo umubatizo wa Yesu Kristo, bara nabagabura bibya Yesu Kristo. Ntabwo twebwe tubatizo, ntabwo ari bafada bacu, twebwe tubatizo umubatizo wa Yesu Kristo. Niyo mpamvu tuvuga. Nanjye mu minsi mikeya nari mfite umubatizo wa Yohana, none ubu ngubu nanjye sigaye. Mwabyumviye, reka twikomereze. Reka dusifutingeyo gatoya, nyure gato mu Baroma. Ndabona amazi ari kujya, reka nihute mu Baroma. Roma 4:17 ndanyuraho gatoya cyane. Haravuga ngo nk'uko byanditswe ngo mugize sekuruza w'amahanga menshi. Urumva y'amahanga menshi. Hari abantu bavuga ngo Aburahamu ngo yagize sekuruza w'amahanga. Aburahamu nagakiriho, kandi iyo umubyeyi apfuye agomba kugira ute, agomba kuraga.
ni twebwe ba nyiramahanga menshi. Ni ukuvuga ngo Aburahamu ni twebwe ba nyiramahanga menshi. Ni twebwe nimukomeze kujya mufata amahanga menshi ngo muya. Ni ukuvuga ngo iyo usomye bino ugomba kubona Kristo, kuko Aburahamu yagomba kubyara Isaka. Isaka rero niwe wari umwana w'isezerano, wagombaga kuragwa. Mujye tugenda tubimenya. Iyo amaze kuragwa rero Isaka nta kindi kintu yakoze, yahise nawe atubyara turi benshi cyane. Arabyara, amaze kubyara abyaramo Yakobo abyara imiryango 10 n'ingahe. Ibyo ngibyo natwe byatugezeho muri Kristo Yesu, twavutse turi ubwoko bwinshi cyane. Ibyo rero ni twebwe ba nyiramahanga benshi. Niba twiyaduwe bati ibintu ngo tugende tubiharira Abayahudi n'ibiki byose, ni twebwe. Ibya byose byari ibishushanyo byashushanyaga twebwe. Isaka akimara kuvuga yari Kristo akimara kugira nibwo rero havutse Isiraheli, ari we Yakobo niwe wahawe umugisha, aramubwira ngo mugize ubwoko, niwe wagize ubwoko, ati mugize ubwoko. Uwo nguwo rero muri aho ngaho Isiraheli nibwo bwoko bwacu, bwari ubwoko bwacu. Ntabwo twari tugifata ngo tugishyire ngo turebere Kristo mu masekuruza, ahubwo turebera mu mwuka aho twashyizwe. Iyo urangije iyo ubibonye ibyo ngibyo, hari abantu bahita bavuga ngo ibintu ngo byabaye Imana ngo yazite muri twebwe nuko tubirebera, tufite ukundi kuntu tureba, dufite andi maso. Turi ubwoko, turi ubushyanga turi kwabo, turi ubwoko Imana yatoranyije. Haleluya. Ngo nk'uko byanditswe ngo mugize sekuruza w'amahanga menshi, imbere y'iyo yizeye ariyo Mana izura abapfuye, ikita ibitariho nk'aho biriho. Kwiri jambo nshaka kuza kwiri jambo rivuga ngo ikita ibitariho nk'aho biriho. Aha ngaha tukimara kwiga kuri iryo jambo, ushobora kuvuga ati ni gute nakwiyita, ushobora kuvuga ngo ni gute navuga ko mfite ibyo kurya akawunga kashize mu rugo. Ngo ni gute navuga yuko napfa narupfa kandi mbona ejo bundi naravuye, ukazana ama experience menshi ufite mu buzima. Nuko hari ukuntu wowe ubasha kureba ukabona nyine wowe urapfa, ibintu byo gupfa ukarebera mu rupfu. Ariko Aburahamu hano ngo ibyo yizeye yabonaga hari ibintu Imana yamubwiye ngo mugize sekuruza w'amahanga menshi. Sekuruza w'amahanga menshi, ungira sekuruza w'amahanga menshi ute maze imyaka 100 nta mwana mfite? Ungira sekuruza w'amahanga menshi ute n'umugore wanjye yaramaze gucura? Ibyo bintu kubyumvisha biba bigoye. Ntabwo tubona yuko n'akazi ugira, ntabwo tuyobewe yuko ubuzima bwagucana biri aho ngaho. Ariko ngo imbere y'iyo yizeye ariyo Mana izura abapfuye. Imana izura abapfuye. Iyo yibize ubuzima burimo bumeze nk'ubuzima bwapfuye. Ariko iyo wizeye izura, ubu urumva bigenda gute? Ubuzima burongera ikiti bitariho nk'aho ari ibiriho. Ni ukuvuga ngo si tuyobewe yuko ari ama experience menshi y'abantu tujya gushyingura n'ibiki byose, nta nubwo bizanarangira gushyingura n'ibiki. Hari umuhungu twigeze kuganira aravuga ngo ubundi ngo isinga iramutse ngo itari mu rupfu ngo nayo yabibishye. Ngo ni rwose ngo ngubu urabona nka generation yabaye akiriho, urumva twaba dutuye. Ariko urumva ni experience yonga yari afite. Noneho twebwe iyo urimo kurwanya intambara nziza yo kwizera, nawe urebera mu iki ngiki Aburahamu yizeye, cyo kubona ibitariho nk'aho biriho, cyo kubona urupfu ubuzima aho kubona urupfu, aho kubona wariye ntubone inzara, aho kubona ukorera muri ofisi runaka. Ngiye kuvuga ngo ovo ya perezida wa Amerika, ukubona nawe urimo gukorera, twese hose turimo, hose hariya na hose tubamo, kuko twebwe nta hantu na hamwe duhejwe n'ibyo bishyiriyeho by'imipaka n'ibiki byose byagiye bijyaho. Twebwe nta mipaka tugira, turabisi yose. Ukabona ibyo bintu yuko byose bifite, ukabibona nk'aho biriho, ukabona ubwo bwiza nk'aho bufite.
ibyo ngibyo nibyo tubasha kurwana intambara nziza, a good fight of faith. Ukarwana intambara nziza yo kwizera, ukihuza n'ibyo bintu ubona nkaho bitariho. Niyo mpamvu bakwita ngo uri umusazi. Uriya muntu yarasaze, ntabwo abibona yuko umuntu ngo yapfera, arabibona yuko ngo umuntu ngo atakibona Imana imishuri akantu gato kiga k'akantu kigeze kubaho muri Bible ku mugabo bita Lazaro. Imana ngo Yesu ngo yaraje arimo kuza, baramubwira ngo mwami, ngo yuza kuba ikintu cya mbere wowe ubona, ikintu cya mbere wadukoreye, waduhemukiye, yuza kuba uhari, waratinze ikintu. Buriya makuru twakugerera amakuru ni wayaha agaciro, kuko bari barabanje kumubwira ngo ukunda ararwaye. Urumva none ayo bakimara kumubona baravuga ati nyamara ikosa ni iryawe, twari tubizi yuko ukiza abarwayi, twari tubizi yuko wabikoze. Aha ngaha bamubwira ibyo byose, byibura twarabikubwiye kugira ngo byibura nawe uze umukize. None dore wowe iyo uza kare, kiriya gihe twabikubwira, iyo uza kuba waraje, ntabwo Lazaro aba yarapfuye. Noneho barabimubwira, bamushinze, arangira arabwira ati ariko ntabwo Lazaro azongera abeho. Nyine turabizi ibyo, mu munsi w'imperuka turabizi ko tuzamura, azongera abeho, azongera guhure natwe. Kristo amaze kubibona, abona yuko aho barimo kuvugira n'ahari birahabanye cyane. Bimusaba kugira ngo amanuke gatoya kugira ngo ase nk'uhura nawe imitekerereze, kuko bari basanzwe bamuzi nk'umuntu uvura abarwayi, ukiza ibirema, ibiki byose ariho bamunomuze. Ariko ntibari bakamubona azura abapfuye. Batangira kumushinzira ati wowe waratinze rwose, uyuza kuba waraje. Arangira aravuga ati rero ngaho nimunyereka aho mwamushyize, dore ni murimo kuganira, nimba murimo kuvugira aho ngaho yuko yapfuye, ngaho nimunyereka aho mwamushyize, mwari muhanyereke. Kuko Kristo ntabwo yarananiwe kuhaba ahazi, kubahamenya yari ahazi, ariko kugira ngo adakomeza guteza amapolemike yaravuga ati ngaho nimunyereka aho mwamushyize. Arangira aravuga ati none ngiye ikintu nanjye ngiye kubakorera, mumukureho ibyo aba rimwe mu byikuriraho. Yarananiwe kuba yavuga ngo ibyo bintu bimurimo byose bimuveho. Arangije baramuhambura n'ibiki byose, Lazaro abamaragiye, abakoze igitangaza. Ariko abantu rero hano nawe ubasha kureba amagisiperiyanse wagiye uhabwa n'imigani y'abakecuru n'ibiki byose nibyo twagiye tubwirwa, ukavuga ngo ibizima buzagenda kuriya, ngo umwana ngo biriya ngo urwaye malariya ngo kwaritemu izamukiza. Yego simbabuje kujya kwa muganga, ariko hari ukurwana intambara nziza yo kwizera. Niyo kwaritemu wayimuha akayinywa, ariko ugomba kuba ufite mu mutima wawe yuko nta kintu na kimwe gishobora kumugeraho. Ndimo kugenda soza ho gatoya, reka ndimo gusoza, reka nihute cyane muri Yohana 10:10. Yohana 10:10. Yohana 10:10 kugera kuri 14. Yohana 10:10, umujura nazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko ngewe nazanwe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi. Ninjye mwungeri mwiza, umwungeri mwiza apfira intama ze, ariko uragirira ibihembo utari umwungeri bwite, kandi n'intama atarize, iyo abonye isega rije asiga intama agahunga isega, rikazifata rikazitatanya, kuko ari uw'ibihembo arahunga ntiyite ku ntama. Ninjye mwungeri mwiza kandi menya izanjye zikamenya. Aha ngaha nashaka ko tuganira ku ijambo ryitwa umwungeri. Urakoze cyane rwose, uri umugisha. Ndashaka kugemenya kugira ikintu bita umwungeri, isega n'umuntu uragirira ibihembo. Aha ngaha ni ibintu bitatu dushaka kuganiraho. Kristo yarimo kubwira aba bantu, yarimo kubabwira iby'urupfu rwe. Arimo kubabwira ati ninjye mwungeri mwiza, ninjye mugomba kwihuza nawe.
ni njyewe ubasha gupfira intama ze, ni njyewe nta wundi. Ntihagire umuntu. Abo bashumba baragirira ibihembo, abo bashumba baragirira ibihembo. Ntabwo niba kuvuga aba bashumba banyu two gutakaza contest y'ibintu birimo kubugirwamo. Abo bashumba, umushumba uragirira ibihembo, wiyabonye isegarije ikintu akora ni ukwirukanka. Ariko njyewe ndi umwungeri mwiza, ntabwo ndagirira ibihembo, ntabwo nishyuza. None hano harimo kubabwira ngo inama zanjye zumva ijwi ryanjye. Urumva? Inama zanjye muri inama ndi umwungeri, hari abundi uragirira ibihembo. Ariko iyo abonye isega rije, none se isega iyo rije riza rishaka inama, riramutse rije rigashaka none uwo muntu rikamurya. Urumva? Riramutse rimuriye n'inama zirayirya, nta mwungeri ziba zifite. Ariko umushumba uragirira ibihembo, wiyabonye isega rije atinya zasega agasiga inama kugira ngo zasega zitamurya. Ariko Kristo abasha guhinduka isega, amara guhinduka isega, none akica zasega zose, none akaba yasega iryana, yasega mbi cyane, yasega iry'izindi sega, akazica. Yamara kuzica akongera namwe akabagira nkawe. Noneho ntabwo yongera kuba. Urumva namwe aba yabasanze muri bwa aba yabindutse yasega. Noneho yamara kwica yasega akongera akabagira nk'uko yari abi imbere ya Data, cyangwa kugira ngo yabayigize isega. Noneho Kristo aravuga ati ni njye mwungeri mwiza, ni njye mugomba kumva. Kristo akimara kuduhindura inama noneho ze bwite zo mu cyanya cye, zo muki, twajya twakumva ijwi rye, twajya twamwumva, twajya twakumva icyo ashaka kutugira. Ntabwo aturekera zasiga ngo zitumare, ahubwo atugira, aduhora hafi, akatuganiriza. Kuko hano arakomeza avuga ngo inama zanjye iyo zumvishwe ijwi ryanjye ntabwo zihunga, ziranyumva, ahubwo zigafungura imiryango nanjye nkinjira. Zifungura imiryango nanjye nkinjira. Kristo niwe watugize nkawe, kuko twari tuboshywe twarabohewe aho ngaho. Noneho abaragirira ibihembo batukubita, batuvunagura, batugira ute. Ariko Kristo araza nawe ahinduka imwe muri twe. Amaze guhinduka imwe muri twe, arazica. Amaze kuzica dusigarana nawe. Ari abaragirira ibihembo, ari zasega ntizongeye guhingukaho Kristo ari. Reka tujye nsoreze muri Yesaya. Sigaje Yesaya 3:4. Yesaya 3:4. Yesaya 3:4. Akoze cyane amuvani. Yesaya 3:4. Tugiye gukomparinga icyo bita inama n'ikintu bita intare, sibyo? Haranditse ngo ingabo zo mu ijuru zose zacikamo oya, mbega ibyo mukani yashizemo. Nabona ngiye Bibiliya irimo kunshika. Uwiteka arambwiye ngo nuko intare y'igisore, nuko intare y'igisore yivugira ku muhigo wayo, abashumba benshi bagahururira kurwana nayo, nikangwe n'amajwi yabo kandi nicogozwe n'urusaku rwabo, niko Uwiteka Nyiringabo azamanurwa no kurwanira ku musozi wa Siyoni no ku gasozi kawo. Nk'uko intare yivuga,
Munare murayizi, intare iyo ibonye umuhigo wayo iratonoma, igatonoma. Ni ukuvuga ngo nawe ngo kandi iyo ibonye umuhigo, ni ukuvuga ngo iyo umaze kurwanya intambara nziza yo kwizera, ukabona umuhigo wawe, ukabona icyo wagizwe nacyo muri Kristo Yesu, urivuga ugatonoma, ntabwo ukomeza kubura inama uhinduka inama iyo urimo kurebaringa mu byanditswe, ukaba inama ugategereza kumva ijwi. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bibiri bitandukanye. Ni ukuvuga iyo umaze kurebaringa, umaze kurwanya intambara nziza, ukaba inama, ukarwanya intambara nziza, ukareba iki, ukashakisha ijwi ririhe, ukajya mu byanditswe, ukaza muri fellowship, ukumva abatubwiriza, ukumva ba Mano, ukumva ba Namani, ukumva ba Paparomo, ukagira. Iyo umaze kuba inama, urimo kugenda wumviriza ijwi, iyo umaze kuryumva, ntabwo ukomeza ukiri inama, ahubwo uhita ugatonoma, kuko ubonye umuhigo wawe, uratonoma, ukavuga ati umuhigo wanjye ndawubonye. Amarembo afungutse, umuhigo wanjye ndawubonye. None ino jambo rikavuga ngo abashumba z'abakamba bambaye amayugiri, abashumba babandi baragirira ibihembo, babandi iyo umaze kubona umuhigo, baraza bagakubita amayogi, bagakanga, bakagira ute, ukabona ubukene, ukabona akawunga karashize, ukabona iki, ukabona ubukene, ukabona ibiki, ukabona abagamba arimo kuvuga ngo abanyamara bagiye kubirukana, bagize ute, kampani igiye gufunga, ukabona ikigo, ibi bintu byose bigasakuza. Wowe ntabwo urwakomeza ugatonoma, ukavuga ngo ngiye umuhigo wanjye nawufite, ndi muri Kristo Yesu, nk'ubwiza, nta kibi kizatugeraho, nta muntu uzatugeraho, nta muntu wamvuga nabi, nta muntu wankubita, nta muntu washyigura, ntabwo nzapfa nzarama. Ugatonoma, kuko umuhigo wawe urawubonye, urawufite. Ntabwo ukangwa n'ibihinda, ntabwo ukangwa n'ibintu byose biza bisakuma, ahubwo iyo ubonye umuhigo wawe, iyo umaze kwiga ijambo ry'Imana ukabona umuhigo wawe, uratonoma, ugatonoma nk'intare yivuga ikivuga. Iri jambo gutonoma naje gusanga ijambo rita gutonoma cyangwa kwivuga nk'intare, rivuga amagambo, rivuga ngo haga, rivuga ngo ijambo rya mbere rivuga ngo meditate, revise, ugatangira ukibwira muri wowe, ukavuga ngo umwana w'Imana naratsindishirizwe n'ubwiza bwe Data. Kristo iyo yibonye, iyo mubonye nanjye mba nibonye, ntabwo mpfa, ukabyibwira. Irya kabiri rivuga, none ugasipikinga, ukavuga, ukagenda wibwira, ukavuga ngo njyewe ndi umwe na Kristo, ukajya mu byanditswe, ukabona ijambo, ukagira ute, ukaryibwira. Aho ngaho nawe urimo gutonoma, babashumba bakurimo, babandi b'imfu, babandi bo gukena, babandi biki byose, bya bindi bikurimo, bya bindi by'ubukene, bya bindi biza bikapiyaninga mu bwonko bwawe, bikajya bihora bikuzereramo, uvuga ngo none se nimugoroba turakiki ko nta nyanya zihari, ntaki. Ibyo ngibyo biragenda, ahubwo iyo ugiye kubyibwira uhita uvuga ngo mfite byose. Iyo umaze kwisakasa, kubona amafaranga ufite, kubera ko urimo kwibwira, uhita utonoma, ukabati muri Kristo Yesu dufite ubutunzi bwinshi, dufite umunezero. Ibyo ngibyo ukagenda ugatonoma, ejo ukajya kubona ukabona mu mirasonye utazi naho iturutse, ukajya kubona ukabona ama appointment menshi ahuriranye nk'iyo aho wadepoje hose arimo kuguhamagara, wowe ukabati se none bano barasaze, bigenze bite, kubona no kumamagara nzicamo ibice 500 ujye kubakorera, kubera yuko kwa gutonoma kwawe kurimo kugenda gufungura, gucagagura, kumenagura, gukuraho nka bya bindi byakura ngo nzamenagura inzugi z'ibyuma, nzamenagura
noneho hari ikindi noneho bita ngo icya gatatu cya nyuma kirabaho ngo usakuza ukajya mu cyumba cyawe ugasipikinga mu ndimi ugasakuza ukavuga wafungura iradiyo ugasakuza ukavuga ngo ndi umwana w'Imana wajya mu isoko ukabivuga ngo ndi umwana w'Imana uko Kristo ari niko ndi turi kumwe twicaranye mu buryo bw'Imana muri Kristo Yesu turi umudugudu ukabivuga ukabyatura ukabivuga ukatonoma nk'intare ugatonoma nk'intare ntabwo nagenda navuze ku kantu gatoya mise nibuka none ahangaha k'umugabo bitaga Morodekayi ngo yahoraga ku irembo ngo ry'ibwami amaze kujyayo ubwo abisirayeli barajyanyweho iminyagano noneho ngo haza umugabo ngo bitaga Namani none uwo mugabo ngo uko yazaga ngo abandi ngo barinzi ngo baramwubararira bakubararira bakamupfukamira ariko Morodekayi waravuga ati njyewe ndwara intambara nziza yo kwizera njyewe ntabwo mpfukama kubw'uriya mugabo na njyewe ntabwo mpfukama kubw'uyu yari bunyuzeho mfite icyo ndicyo hari ikindimo icyo ngicyo ntabwo kinyemerera gupfukama ntabwo bishoboka uwo mugabo arabati noneho ndaje nkwereke ngiye ukanga kumfukamira ngashyiraho umunsi n'ibiki byose biragira noneho Morodekayi nawe atangira kuvuga ati noneho ibintu birakaze ngomba kurwana intambara nziza yo kwizera yandika urupapuro arwandikira umwamikazi ari we Esiteri yaragiye ibwami aramwandikira aravuga ati uzi n'ibindi hari icyo ugomba gukora aho ngaho hari icyo ugomba gukora hari itariki yashyizwe yuko abayuda bose tugomba kwicwa ni wowe uri ibwami uri muri pozisiyo nziza yo kuba warwana intambara nziza yo kwizera hari icyo ugomba gukora Esiteri kubera ko iryo jambo ataryumvaga ryo kurwana intambara nziza yo kwizera we yumvaga ari ibwami ari uko nyine ari umwamikazi we ntabwo yari afite assignment ntabwo yari yaramaze kubyishyiramo ntabwo yari amaze kwipozisiyona arangije agira ubwoba ati se urabona hari turi mu bihe byo kudahura n'umwami turi mu bihe urabona azana inzitwazo zaje tujya tuzana urabona nyine turi mu bihe by'izuba nta kintu cyakwera turi mu bihe by'iki nyine urabona nyine ntabwo byashoboka mu kazi wacu nyine bimeze ukuntu byarazambye ukazana za nzitwazo Morodekayi kazabyumve arangira bwati none akanakumira wowe ntuzi ikintu cyakugejeje aho ntabwo uzi yuko uri muri uwo mwanya kugira ngo uzagire umumaro mu gihe gisa n'iki ngiki ntabwo wowe urabimenya wowe uracyari ibwami uri umwamikazi uradamaraye ntabwo uzi icyo Imana yagushyiriye aho ngaho ni ukugira ngo uzagire umumaro mu gihe nk'iki ngiki aramunegeza amurenzaho irindi jambo aravuga ngo kandi nubwo utabikora nubwo utabimenya nta kizabuza abayuda gutabarwa nta kintu gishobora kutubuza gutabarwa nubwo utahagarara mu nzira zawe nubwo utakwihuza n'ibyanditswe nubwo utakwihuza n'ibyo twagizwe byo nta kintu kizabuza abayuda gutabarwa Esiteri akimara kubyumva ati akurabizi wa mungani arakanguka nawe atangira gutonoma Esiteri arangira ati nurebe ibyo none umbwiye none nanjye ngiye kukubwira ibindi ikintu cya mbere mugomba gukora ni ukumara iminsi 3 mutarya mutanywa ikindi ni uko mwese muva mu midugudu mutuyemo mugasenga twese tugahurira hamwe tugasenga ubundi ku munsi wa gatatu nanjye nkazagira ikindi kintu nikorera babikoze gutyo noneho iryabuye rimwe ry'ikinyoni nyinshi ari Morodekayi ava ku irembo ari abayuda ntibaba bagipfuye noneho habaho no gutambagizwa urumva gufata noneho umwami kuba uwa kabiri ku mwami noneho warangiza noneho ugatambagirwa umurwa wicaye umeze nk'umwami ni ukuvuga ngo ni nk'aho ari wowe mwami muri ako kanya wimye ibyo rero nibyo natwe tuba tugomba kuba guhagarara mu mwanya wacu aho uri ntabwo aho uri aho wiga
wagiye wumva ngo ugiye kwiga gusa ngo ugiye ngo ngewe ngo niganga ngo nagiye muri iki kigo baguhamagara ngo ngiye muri iki kigo ari yushuwa yuko wagiye muri icyo kigo icyo nicyo cyakujyanye n'ukwiga gusa ahari waba warajyanye none se uri shuwa yuko muri iyo kampani ukoreramo reka ngoreje papa rumva ni wenzi kuko wenda uri muri zipurayini gutyo gusa nibyo byakujyanye aho ngaho abantu ko ari ukugira ngo uzagire umumaro mu gihe gisa nk'iki ngiki none se hari impamvu uvuye muri Israeli ukajyanwa nk'umunyagano ukajya mu gihugu kitari icyanyu ukajyanwa nk'umunyagano ugomba kuvuga ngo iri dirishya rigomba guhora rifunguye rireba iwacu iri dirishya rigomba guhora rifunguye rireba iwacu kandi tugasenga 3 ku munsi ikindi cya kabiri tugomba kutarya ibiryo kurya byahangaha ntabwo tugomba kubirya tugomba kubaho nk'abo tuye muri iki gihugu ariko ntabwo aricyo cyatuzanye kuhatura ikindi ntabwo tugomba kumanika inanga zacu inanga zigomba guhora zirivuga tugomba guhora zivuga icyo ngicyo kigomba kubihame niyo byaba ngombwa ko tuzugunywa mu rwobo rw'intare ntabwo twebwe tuzabitinya hari icyo tugomba kurwana intambara nziza yo kwizera hari iki kigomba kuba itanura turibona baryenyegeje turibona biratukura ariko ntabwo dushobora kubararira ntabwo dushobora kubararira urupfu ntabwo dushobora kubararira ubukene turabibona ntabwo dushobora kubararira agahinda turabibona yuko intambara hirya no hino ziri kuba ariko ntabwo twebwe tubyitayeho icyo twitayeho ni ugucuranga tugasiga 3 ku munsi ibyo ngibyo nibyo tuzi twebwe turahangaha kubwo turi ibyaremwe bishya turi ubwoko butuye ukwabo ntabwo twisanisha namwe ntabwo mugomba kutubatiza ibyo ngibyo ukabimenya ibyo ngibyo nibyo kurwana intambara nziza yo kwizera kutagamburura ngo nuza Daniel ngo yigeze kuba ari kumwe n'abandi bantu ngo bumva inkuba ariko we ngo yumva ijwi ry'Imana rero nawe nimba reka nsoze mvuga ngo nimba nawe ucyumva inkuba ugomba kugira gukora kwihana kwihana ni uguhindura intekerezo nawe ugomba kwihana nawe ukajya wumva ijwi ry'Imana ukajya wumva ijambo re ikaza be ikaza sa ikaza be nawe ukabiterateranya ukareba ikivamo shalom shalom Imana iduhana umugisha amen 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 uri umugisha cyane papa reka n'ubundi utararekura microphone udusengere ku bw'ijambo ry'Imana Rebo de sekere ya bona do sekera shakala ya labora do sekebo rado sekera ya labo data ushimwe kubw'ineza yawe ushimwe kubw'urukundo rwawe ushimwe kubw'amahoro waduha